Imana kuko iba hose sigombwa ngo abantu bayisenge bararamye bareba mu ijuru kuko nta hantu yubakiwe n'abantu, ntabwo twayibona turi mu mazu yacu ahubwo tuyibona tugiye ku musozi. Abantu bashaka Imana neza rero baja ku musozi cyangwa se bakaja mu mazi cyangwa bakaja mu migezi. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya Gusenga everyday uri ku mpande zine zitandukanye, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamwo gusenga everyday. Twakira abantu muri Amerika, Imana ibaho umugisha. Abari muri Australia, Imana ibaho umugisha. Abantu muri Europe, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari muri Afrika rusangi, iri kuvuga ngo abantu bumva Ikirundi n'Ikinyarwanda, abari mu Burundi, mu Rwanda no muri biyaga bigari, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha guhitamwo gusenga everyday. Nkuko rero mubona kuri kamera Gusenga everyday, turi kumwe na Dr. Pastor Mazibirego. Dr. uraho? Turashima Imana. Imana igumugisha cyane. Watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje bize neza ko twemerera uyu mwanya mwiza w'ingenzi wo kubana natwe, kuko waduhaye amasezerano ngo babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryawe iyo bahuje umutima buri hagati yabo. Turi imbere yawe rero tugiye kugandira amagambo yawe. Amagambo yawe adutera imbaraga, amagambo yawe niyahaza abashonje mu buryo bw'umwuka. None mwongere ubugingo turakuraritse kugira ngo icubahiro cyawe kiganze akakajya, kugira ngo utumwa kuya tugiye gutambutsa bashe kwamamara ugere ku mahanga yose nk'uko ari isezerano ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Dogiteri, uyu munsi watugeneye iki? Turaganira ku by'iminsi ya nyuma kuko mu byanditswe byaratubwira. Ubwo turabanza gusoma mbere kugira ngo tugire icyo tuvuga. Abatesaloniki ba mbere ibice 4:15 kugeza kwa 18. Urwandiko Paulo yandikiye Abatesaloniki ba mbere ibice ni 4:15 kugeza kwa 18, aravuga ati: iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hatabasinziriye, kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amena. Amen. Mu cyigisho cyacu rero cy'iminsi ya nyuma, nubwo bacita amazina atandukanye, bamwe baravuga ngo ni iminsi ya nyuma, abandi bakavuga ngo ni iminsi yo kugaruka kwa Yesu, abandi bakavuga ngo ni iminsi y'imperuka, ariko byose birumvikanye ntacyo bitwaye. Twagize ingingo 13 zigize icyigisho cyacu. Noneho uyu munsi turaganira ku ngingo ya mbere, ariko mbanje kubasubiriramo izo ngingo ko ari 13 zigize icyo cyigisho mu Kigiriki bacita eschatology. Ubwo ni ukuvuga ngo ingingo ya mbere abantu baje bibaza batese Imana ibashye, iyo ngingo ya mbere. Ingingo ya kabiri, noneho hari ibyumweru 70 bitangiranye no kubaka urusengero kugeza ku ngoma y'iteka. Ingingo ya gatatu tuzaganira ku bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Ingingo ya kane tuzaganira ku rupfu. Ingingo ya gatanu tuzaganira hagati y'urupfu no kuzuka k'umuntu. Ingingo ya gatandatu tuzaganira ku muzuko w'abera. Ingingo ya karindwi tuzaganira kuzamurwa kw'itorero. Ingingo ya 8 tuzaganira ku cyumweru cya 70 Yesu Kristo ari kumwe n'abera mu kirere, noneho n'imikorere ya Antikristo ku isi. Ingingo noneho ya 9 tuzaganira ku bahamya babiri. Ingingo ya 10 tuzaganira ku ngoma y'imyaka 1000. Ingingo ya 11 tuzaganira noneho ku muzuko w'abanyabyaha. Ingoma ya 12 tuzaganira ku murage w'abanyabyaha. Noneho tuzasoze turangiza icyigisho cyacu tuganira ku ngoma y'iteka, uko izaba iteye, dukurikirana ni aho turi cyangwa se nuko tuzaba tumeze
mu byanditswe byera uko bitubwira. Imana yacu izabahe gukurikira. Ubwo tugiye gutangira ingingo ya mbere rero. Ingingo ya mbere, Imana ibashye. Abantu basenga mu buryo butandukanye. Bamwe bakavuga ngo data twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahe, bakamureba nkaho bareba mu kirere batekereza ko yaba ari mu kirere. Abandi bavuga bati data twese, bakemera ko data wa twese ariyo Mana akaba ari muri twe. Abandi bakaba bati Imana kuko iba hose si ngombwa ngo abantu bayisenge bararamye bareba mu ijuru kuko nta hantu yubakiwe n'abantu. Abandi bakavuga bati nyamara Imana ntabwo twayibona turi mu mazu yacu, ahubwo tuyibona tugiye ku musozi. Abantu bashaka Imana neza rero baja ku musozi, cyangwa se bakaja mu mazi, cyangwa bakaja mu migezi, bakumva ko ariho barasanga Imana. None urwo rujijo runyura mu bantu benshi ntibahuze imyumvire y'aho Imana iba. Twatekereje kubaganiriza Imana dusenga koko by'ukuri, dukurikije ibyanditswe byera ibashye. Mbese pastor koko ugiye kutubwira nyine ubwo ni location y'ahantu Imana iba, batagiye kwishakira mu bitare, batagiye kwishakira mu buvumo, batagiye kwishakira mu mazi? Ibyo ngiye kubaganiriza nyine kuko bavuga ku buryo butandukanye. Kuko aravuga iboneka mu mazi, abandi iri mu kirere. None turareba koko iri mu mazi cyangwa se iri mu kirere cyangwa se iri ku musozi nk'uko mwabigenza. Avuga ngo iri ku musozi bitwaza amasengesho ya Mose yagiye ku musozi kuko niyo yasaga Uwiteka. Ariko byari bitewe n'igihe yakoreyemo, kuko igihe cya Mose cyari igihe cyitwa igihe cy'amategeko, aho abantu bashakaga Imana kuko bayisanze ku musozi. Iyo yari itegeko. Abatayisanze ku musozi bakayisanga mu rusengero rwa Yerusalemu. Ariko ayo magambo Yesu ayakomozaho muri Yohana igice cya 4 ku murongo wabo nka 20 kugeza 22 avuga ngo igihe kirageze ubwo abantu batazongera gusengera data ku musozi cyangwa se ngo bamushakire Yerusalemu mu rusengero, ahubwo Imana kuko ari umwuka bayisenga by'ukuri, bayisenga mu mwuka no mu kuri. Iyo niyo Mana. Noneho Yesu agiye gusoza ayo magambo muri Yohana igice cya 14:15 kugeza 17 aravuga ngo ni mu nkunda muzubahiriza amategeko yanjye, nanjye nzasaba data azabohereza undi mufasha wo kubana namwe. Ibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora, ariko mwe muramuzi, ubwo azaza azabana namwe kandi azatura muri mwe. Aja gusoza iyo jambo avuga noneho ko Imana iba no mu mitima yacu. Izo mpamvu datekereje bira mutuganire kuri iyo ryo somo Imana ibashye. Dutangiriye muri Yesaya ibice 66 umurongo wa mbere aravuga ngo ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanje. Abayuda bashaka kunyubakira ni yenzu nakwiramo. Niba ijuru yuzuye intebe gusa, isi ikabikwe y'ibirenge gusa byanje, kandi nkaba mbiruta byombi, ni inzu bazubakisha intoke nkayikwiramo. Nicyo bashaka kubabwira. Kubera bya byiringiro bumva ko bazayibona mu rusengero rwubatswe n'abantu. Abo bantu naho rero haza urujijo. Urujijo ngenge ntekereza, mbese niba hari ijambo rivuga ngo Imana iratwegereye cyane ku buryo ushobora kuyibona ukabakabye, none ngiye ngatekereza nkavuga se niba umuntu ashobora kuyibona akabakabye, ikaba ivuga yuko ijuru ari intebe yayo, isi ikaba intebe y'ibirenge byayo, kandi tukaba udashobora kuvuga ngo ndava ahangaha nindenga wende ukwezi nyigereho, kuko Imana iba hose. Ariko ijuru ntiriba hose. Nose Imana irema ijuru n'isi. Tangiriye igice cya mbere ntiyari iri ahantu, nahise yari iri mu iryo juru itararirema. Nanjye nicyo nibaza. Yabagaho mu kintu cyitwa iteka. Irema ijuru n'isi n'utuntu yari ifashe mu ntoki itanakwiyemo. None yari turemera. Nizo mpamvu ijuru itari hose n'isi itari hose. Hari indi migabane igizwe isi Imana yaremye. Isi rero ntabwo ikwiye hose, kuko ikintu gikwiye hose ni kimwe. Imana data n'Imana Umwana n'Umwuka Wera nibyo byakorera hose icyarimwe kandi bikabera hose icyarimwe. Imana rero yarabirutaga. Ariko abantu bakibaza niba Imana tuyisenga tuyihamagara ngo data wa twese uri mu ijuru, none se yariremye iri hehe aho yabaga itararema ijuru? Ibyo bibazo rero yari Uwiteka n'Uwiteka. Ariko tuza gusanga ko hari ikintu mu Gifaransa bita eternité, ahantu hatagira iherezo. Imana yabaga igihe yarema ijuru n'isi.
noneho rero abandi bakavuga bati no imana wenda iri kuzimu cyakora bibiliya yemera ko imana iri mu ijuru imana ikabana natwe imana ikaba iri kuzimu usomye Zaburi 139 birahari kabiri ni kuzimu kubera iba hose ni kuzimu harimo umva ko ntawe yasabwa pastor ko hazaza ibibazo byinshi cyane se noneho niba iri hose ni kwa kundi usanga abantu bavuga nge niba nkora ikintu kikajya kumbaho imana ikizi nkajya ni kuzimu nyine kwa kuzimu bavuga imana ibireba kubera iki bireba noneho ikandika ikakureka oya imana yaturemanye guhitamo noneho isoza iduha umudendezo ntabwo yavugera umudendezo yatanze kandi yaraguhaye ubwenge bwiza bwo guhita bwiza imana rero kuko iberaho zicari bikaba ni kuzimu abazamura icubahiro c'imana ngo turakizamuye twigishize hejuru nabatekereza ko kuzimu itahaba nabatekereza ko no kwisi itahaba kuko basobanukiye ko imana iba no kwisi bavuga ngo cakire ntibanakire banagiterura ariko ituma bakizamura bakakija babatekereza ko aho bari itari itahari ahubwo ko iri ahantu ho mu ijuru ko bagiye kukishira ariko abazi imana by'ukuri abashaka batsindagira batakira amana cyane kikayisanga ikuzimu basi kujya kuzashwana n'amadini menshi zimugubu ariko umutima wo kwizera ko imana iba hose ukabuzigura kihaye cyane ubundi imana ntireba amaboko yateruye ntireba imitsi yabyimbye ntireba n'ubwinshi bw'ibyo bateruye ahubwo ireba icyerekezo cy'umutima wawe ese urayemera ibyo nabyo cyane ni ikintu cy'ingenzi cyane ubwo ariho hakoreshejwe kiriya gisambo ukuntu cyagiye mu ijoro kuba cyaremeye gusa ku musaraba nta kindi kintu gikoze kirarabukwa kigira kwerekwa gitaha muri paradizo hamwe na Yesu ubwo rero abafarisayo babaje Yesu bati tubwire ubwami bw'Imana buzaturukahe nabo batekereza ko mu by'ukuri hari ahantu buzava bufite umuntu ugaragiye niba ari amajyepfo turebeyo kuko niba ari amajyaruguru turebeyo ariko tubutegereze tuzi icyerekezo niba ari burasirazuba bashaka iburengerazuba hose turebeyo tuzi icyerekezo ari na mpamvu uzadusobanurira buriya impamvu twumvaga ba Eliya akagira ahantu yarebaga agiye gusenga batandukanye nyine ahantu barebaga ahantu barebaga naganiriye ku mikorere y'Imana mu bihe 7 bitandukanye uvuga ngo hari igihe cy'ubuziranenge Imana imaze kurema Adamu noneho kugeza igihe yakoreye icyaha Adamu n'umugore babaye igihe kirekire batarakora icyaha ariko bari mu gihe cyitwa ubuziranenge amategeko yagenga icyo gihe rero ntabwo yongeye kugera igihe cyakurikiye amaze gukora icyaha havuka igihe cyitwa umutimanama Imana yaganiraga namwe mukayibona ariko noneho igiye kubihisha kubwicaha none umutekereze mu mitima yanyu icyo bakora bacita igihe cy'umutimanama noneho Imana imaze kurimbuza isamazi mu gihe cya Nowa kuva kuri Nowa noneho kugera ku gihe cya Aburahamu Imana itegura igihe cyitwa ubutegetsi bw'abantu bashiraho za guverinema n'ibyo bibwira bashiraho ubuyobozi kuva kuri Aburahamu rero kugera kuri Mose kiba igihe cy'amasezerano kuva kuri Mose kugera kuri Yesu kiba igihe cy'amategeko kuva kuri Mose kugera kuri Yesu ni igihe cy'amategeko no kuva kuri Yesu kugera ku ngoma y'imyaka 1000 bita millennium kigana igihe cy'ubuntu ubu nico tugeze mu cya 6 cya kindi abantu bajya bitwaza bakavuga ngo byose Yesu yarabirangije ico turimo babandi batsindishizwa n'ubuntu bakabyumva nabi bakavuga ngo ntaco bagisabwa ngo byararangiye nibo tubasha gusobanurira igihe twigisha indangishigisho cy'agakiza ariko abari amafuti ntabwo Yesu yaravuze ngo birarangiye nibyo ni ijambo ry'Imana ariko hari inshingano umukristo asabwa kugira ngo yuzuze none igihe cya 7 giheruka ni igihe kuva ku ngoma y'imyaka 1000 kugera ku ngoma y'iteka kizaba ari igihe giheruka ngoma y'iteka amategeko rero yakoraga mu gihe cya Eliya ntabwo ari yakora mu gihe cy'ubuntu uzi ko Imana yemeraga guhora udahoye ukagwa mu cyaha cyane ibyo rero byari igihe cy'amategeko ya Mose kitongeye kutugenerwa mu gihe cy'ubuntu izo mpamvu isezerano nakubwiye cyagiye ngo mubyare mwororoke hari igihe cyari icyabyo none se pasteur uvuze ko uri kutubwira isomo rivuga ngo Imana ibahe iyo uvuze ngo Imana ibahe
twadushyize muri geography ukavuga ngo tushingiye ku ikarata y'isi Amerika iri muri noro cyangwa iri muri side uri butubwire se ngo Imana iri muri noro cyangwa iri muri side? sibyo nashubije se nahereye muri Mateyo 17:20 mvuga babaza Yesu ngo azaturuka he ngo nabo bashaka icerekezo noro side est west nico bashakaga Yesu aravuga ati suko ntabwo abantu bavuga ngo nguwo aturutse cyangwa nguriya ahubwo Yesu ari muri Imana iri muri mu. Ese pastor ko Yesu ajya kujya mu ijuru twumva ngo bararemye bamubona arenga gusa yaragiye mu ijuru nyine mu kirere, ariko Yesu yari akifite yari yatarashikira ka kabero ku cy'Imana yari yarataye. Ni ukuvuga ngo kugenda kwabira ngo yereke abigishwe ko yari afite umubiri ariko kugira ngo ry'Imana navuga ngo ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugurirwa, ariko yari afite akamero kayo. Noneho icyo gihe yaberekaga ko yari umuntu muri bo, none harazamuka bamureba ariko ntiyigeze abavamo kuko Yesu aba hose. Ntabwo yabavuyemo kandi yaragiye. Oya nibyo yaberekaga kuko akwereka icyo ashaka. Imana iri kumwe natwe iyo dusenga rero twaba ngo Mana dusange mu buryo bugaragara sibyo. Imana twihishurire kuko iri kumwe natwe, ubwo yambara ishusho twareba ariko si ukuvuga ngo harahirava harahiraje ko ntahiva ntahije irakontorora hose ihari. Pastor noneho nkuko wadusobanuriye none dusobanuriye iryo somo rya mbere neza ku buryo wenda umuntu ukurikira iki kiganiro azamenya ngo ibijyanye n'Imana iba hehe uko twajyaga tubyibaza kutari ko wenda ugira ukuntu dusobanurira. Ariko ngiye kuvuga usomye mu ba Efeso igice cya 4 ku murongo waho uwa 10 aravuga ngo Yesu amaze kuzuka uko uwamanutse niyo wazutse arazamuka ngo aja hejuru y'amajuru yose, bigaragara ko hari amajuru menshi dukurikije iryo jambo. Nta nizo mpamvu itangiriye igice cya mbere umurongo wa 20 batubwira ijuru rya mbere ribanza ko ari ijuru ry'ibiguruka ibisiga inyoni ese n'imvura. Iryo juru rikaba ribanza, icyatumye noneho Pawulo yaravuze ngo aja hejuru y'amajuru yose. Isi yararebaga akabona amajuru koko ahari. Itangira igice cya mbere umurongo wa 14 aravuga ngo hari ijuru ry'ibiva binini. Ibiva binini ukwezi n'izuba n'inyenyeri, ni ukuvuga ngo hari ijuru ryabyo byihariye bibamo nyine aho hantu. Noneho rero usomye Ibyahishuriwe 12 umurongo wa 7 aravuga ngo hari n'ijuru ry'abamarayika atariho Imana iba, atariho Imana iba kuko aravuga ngo maze mu ijuru haba intambara. Ibyo bintu biri muri Bibiliya byahari 12 Ibyahishuriwe umurongo wa 7 aravuga ngo mu ijuru haba intambara. Ibyo nibyo byiza uzajya uvuga imirongo. Mu ijuru haba intambara maze Mikayeli n'abamarayika be niwe hagurikiraga gutabara tube n'Imana, ahagurikira kurwanya cya kiyoka ni Satani yari akiri mu ijuru icyo gihe. Cya kiyoka nacyo kirwanana n'abamarayika bacu, ijambo ry'Imana rivuga ngo hacu ntihabakibonetse, kuvuga ngo bagiye kuyica aho muri ako karece k'ijuru Imana yabageneye. Marayika aramuganza. Ubwo bisobanuye ngo Satani ahantu yarari kimwe muri iryo juru ry'abo bamarayika. Ni marayika ari naho barwaniye. Bishatse kuvuga ngo Imana ntabwo yigeze intervene muri iyo ntambara. Intervene ubwo yatumye Mikayeli kuko ifite abakozi bayo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bararwana koko. Bararwana ariko ngo haca kiyoka yaba hakibonetse mu ijuru kirahanandwa kigezwa ku butaka. Satani ari mu ijuru rero cyo gihitwaga Rusofero. Rusofero bisobanura ngo umutwaramuco mu Kilatini. Iyo uvuze ngo korale abatwaramuco basobanuye ngo korale Rusofero. Akenshi uko wumva abatwaramuco ari izina ryiza bakavuga bati kano kazi ngo bakita korale, ariko batabajije bisobanura iki. Ariko abantu bashobora kwitiranwa umwe ari umugome undi ari neza nta kibazo. Petero ashobora kwica undi Petero ntiyice. Iyo no
tindaho cyane ariko abantu bavuga ngo korari abatwara muco ntabwo uwababwira ngo muri korari rusofero barakara kandi rusofero ntabwo ari izina ribi kuko yari rifite akiri mu ijuru ntabwo wongeye kurimwita ku isi bamwise Satani. Urumva ibyo bituruka ku mirimo nyine biturutse ku mirimo yakoze ni nk'uwakwita Hitler muri iki gihe noneho rero ageze ku butaka bamwita umubisha. Satani bisobanura umubisha, adversaire, umuntu ushaka kugoreka ibyagororotse, umubisha. Ubwo rero Imana urumva ko yaremye ijuru ry'ibiguruka, ibyo ni ibisiga n'imvura, ikarema ijuru ry'ibiva binini, ikarema iryo juru ry'abamarayika bariho. Noneho ikigaragaza ko iryo juru abamarayika barwaniyemo atari ryo ry'Imana yari irimo, nuko usomye Yesaya ibice 14 umurongo waho wa 12 kugeza 14 aravuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu we mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru ukagwa, waribwiraga ngo nzazamura intebe yanje isumba inyenyeri z'Imana ngere ku ijuru. Urumvi icyifuzo cya Satani cyo kugera ku ijuru nico cyatumye ahananduka atanarigezemo, ariko yari ari muri yindi. Waribwira guti nzazamura intebe yanje igere ku Mana isumba inyenyeri zayo maze igere mu ijuru. Urumva nti yari arimo kandi yari ari muri yindi. Ntabwo uri kumvikana? Bishatse kuvuga ngo ubwo no kuvuga ahantu Satani yari ari kumwe n'abamarayika, bitewe n'ukuntu yahoraga nyine abona abamarayika wenda bamwubaha bitewe n'uko ari umuyobozi birumvikana, yari n'umuririmbyi. Ubwo yumvaga ko wenda level yari agezeho Imana izamuzamura ikamujyana aho iri. Arabyifuza ariko Imana ntiyabikora nguko none ashaka kubyikorera. None si icyo gihe Yesu yabaga? Icyo gihe Yesu ni muri muntu uza mu isezerano rya kera yitwaga agendaga mu izina rya Melikisedeki, ariko yari Imana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Urumva ko yari ahari. Bishatse kuvuga ngo ibintu Satani yifuje Yesu we already yari ari kumwe n'Imana. Aravuga ati hari ahantu igihe cy'umunara w'Ibabeli itangiriro 11 aravuga ngo abantu baratekereza bari mu rubyaro rwa Nowa, bavuga batariko Imana koko ntawajayo. Wazajya kwisura. Aravuga ngo bashaka amatafari biyubakira inzu ndende irazamuka, igiye kugerayo ijambo ry'Imana aravuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nzu. Ase buriya koko biriya bintu gihe hari ibintu mba ntasobanukirwa. Turebye nk'iki gihe abantu noneho bafite ibyogajuru bajya mu kirere, ubwo iyo nzu yanganaga gute ku buryo yari igiye kugera ku ijuru? Ijambo ry'Imana rivuga ngo yari igiye ku isi. Ntaho tuzi imyaka bari barayubatse bari benshi, ariko Imana iramanukira rero bati aba bantu mbo ubwo bahuje bakabakore bavuga ururimi rumwe n'amagambo amwe, icyo bashaka cyose bakigera. Ahubwo ngiye ntekereza yuko hari atari uko iyo nzu yari ndende ku buryo igera ku ijuru, ahubwo yabonye gushyira hamwe kwa biravuga iti noneho nibakomeza kuba bafite ururimi rumwe na rya juru ndimo bazarigeramo. Oya, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo baraganiriye mu mushinga twiyubakira inzu igere ku ijuru. Aho yari igarukire ntaho tuhaza, ariko umugambi wari kugera ku ijuru ko birira byemera hariya ngo twiyubakira inzu igere ku ijuru. Nyine rero nanjye hari ahantu hahita hazamo nk'urujijo. Urabona nka Yosuwa arwana, hari ahantu yageze baravuga ngo Imana ihagarika izuba paka igihe intambara yarangiriye. Bishatse kuvuga ngo icyo gihe twari tuzi ko ari izuba rigenda, ariko nyuma yuko haje kuza ubuvumbuzi butandukanye bigiye bitandukanye twaje kumenya yuko ari isi igenda. None nanjye ngatekereza nkavuga ni ubwo Ibabeli n'ubundi barebaga wenda mu kirere bakavuga bati nitugera ku bicu tuzaba turimo gusatira kugera ku Mana. Ahubwo abantu bashobora kwibaza byinshi kuri iki kintu koko, batese Imana kumanuka ngo irebe yagize ubwoba bakayigeraho hari bakagira icyo bayitwara, kuko rero bataba abantu bavuga ururimi rumwe bakoresha amagambo bahuje. Nari nguko bamwe bakoresha ikigoyi n'Ikigali kireroya, ururimi rumwe rwo rwara amagambo amwe. Baravuga bati ubwo bumvikanye icyo bashaka cyose kugera bazakigeraho. Ibi bayobeje indimi. Rero kumenya ngo yari hoteli uburebure bw'inzu bwari bugeze he, Bibiliya ntiyabivuga, ngo umugambi gusa wari kwigeza ku ijuru.
ntibari kugira bati ibintu by'ijuru ari rigari ngo twanariyo turituremo tugire uwo mugabane irabatatanya ku isi ariko icyo dushaka kumenya Imana bahamagara none ko tuvuze ko ari ijuru ribanza ariryo ry'imvura ry'ibiguruka n'inyoni n'ibisiga ijuru rya kabiri twumva ko ari ijuru ry'ibiva binini ijuru rya gatatu twumva ijuru ry'abamarayika ijuru rya kane twumva ko ari ijuru Imana yabagamo Satani yifuje kugeramo ntarigeremo nta nizo mpamvu aho ngo Yesu amaze kuzukwa amanutse niwe wazamutse ngo aja hejuru y'amajuru yose biragaragara ko yagiye mu buryo bw'Imana kugira ngo y'Imana bavuga ngo yicara iburyo bwa se noneho areba iryo juru ry'abamarayika yo hasi n'iryo ry'ibiva yo hasi n'iryo ry'ibinyoni yo hasi ariko nabyo si byo icya mbere Yesu ntabwo yigeze abivamo kuko Yesu ari kumwe natwe abera hose icyarimwe mu kiriro cy'Umwana agihuje n'Imana akagihuza n'Umwuka Wera ntabwo Imana na Yesu Kristo n'Umwuka Wera ari ibintu dushaka tugenda ni ibintu dushaka dutekereza muri twe noneho tukayisaba ngo yishure yihe forme yihe uburyo twabona. Nonese pastor ijuru ni iki ubundi mu magambo make ijuru ni iki? Ijuru mu magambo make ijuru twasobanura ko ari icubahiro uko twagaragaza icyubahiro. Ijuru ni icubahiro mu buryo bwa teoloji. Icyo bisobanura iyo bango data twese uri mu ijuru bigaragaza ko asumba mwese ariko ntibigaragaza ko ari ijuru ry'iyi geography. Narenze ko ijuru ari ahantu ni ijuru rya geography. Geography ni ivuga ijuru uraramye. Ijuru ry'Imana ni ryo gusumba byose. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo ijuru si ahantu ijuru n'ukuntu ubanye n'Imana ni gusumba byose kuko igihe Yohana yasuraga ijuru ntabwo yavuye mu kirwa cy'i Patimo oya abari bahunze bari kumwe nawe igihe cya Kayisari Domisiyani ntabwo bigeze bavuga ko Yohana yigeze abavamo ariko arajanwa aja mu ijuru kuri kwa kuntu nyine no kwa kuntu uko yifashe biragenda bigerayo arahareba abona Imana yicaye ku ntebe y'icubahiro abona abambaye ibishura byera bari imbere ye uko tuzamera mu gihe kizaza arabibwira mwishurirwa none agiye gusubira mu mubiri niho yanditse iki gitabo uko yahabonye. Stefano nawe bari kumwica ijuru ryarakingutse ngo areba Imana data abona umwana w'intama ari iburyo bwa se noneho agiye kuva mu karavuga ngo Mana bababarire ko batazi ico bakora. Urumva ko ntabwo Stefano yavuye hasi kandi Imana koko mu buryo geographique iba hejuru y'amajuru yose ntabwo yari gushobora kurebayo ahubwo yigaragaje mu buryo imuha ubushobozi bwo kuhareba abona ari hafi ariko arayibona. Rero Imana uyibona ari uko yihishuye ntuyibona ari uko ugiye. Turavuga none ngo uvuga ati nzayibona ngiye ikanyarira ariko ndi iwanje simberukana nayo. Akibagirwa ko igihe yabaga muwe mu nzu yabanaga nayo none icyerekezo cy'umutima we ubwo nicyo kimuhesha kugira ngo ayibone cyangwa ye kumwiyereka ariko dusaba Imana ngo itwihishurire nto dusaba ngo manuka cyangwa tambika cyangwa ngo zamuka hose twihishurire kabo dufite kwizera kwacu gushingiye kw'Imana iba hose muri les attributs de Dieu biranga Imana kubera hose icarimwe igashobora byose kandi ikamenya byose ari na kitandukaniraho na Satani utazi byose utabera hose icarimwe udashobora byose. Nese pastor tuvuze noneho kuri Satani ko tumvishe yuko Imana iba mu ijuru hejuru nyine y'ayandi majuru yose ariko nive muri twebwe nyine kuri bwa buhangange bwayo sibyo urumva hari ahantu iri muri hejuru y'amajuru yose ariko noneho muri bwa budahangarwa bwayo nk'uko wenda perezida wa Amerika ashobora gukora kuvuga ijambo nkarirebera kuri televiziyo yangira ahangaha bakoresheje izo tekinoloji zabo tubonesha iby'iminara noneho nkibaza Satani we ni hehe ari allocate location ye geographique niba nakita geographique yahawe n'ubutware yahawe n'umurimo wo kwirirwa agenzura abantu ubundi akarega kugira ngo abwire Imana ariko Imana kumugira intumwa yo kurega suko Imana ikahebye dukora ahubwo no kugira ngo kuko n'umukozi w'Imana ubundi kugira ngo isezerano rye
kuko bayobora igice cya mbere mirongo 14 abantu mbese abamarayika bose badasize n'umwe gusa imyuka ikorera kandi ifasha gukorera abazarwa agakiza bisobanura ngo satani akora mu bushake bw'Imana ahubwo ariko akabera Imana nk'igipimo suko Imana inaniwe kumenya ukuri ariko igizame mwarimu abazibyazi burya cyane bamubwira ngo abisubize yabisubiza ariko abibaza yigira nk'utabizi kugira ngo abantu nyine babimenyere none Imana nayo izi ibyo dukora byose ariko kugira ngo ipshire ku gipimo kwizera kw'abayigana cyangwa se kw'abana bayo satani abanza kuba hagati ukabanza gukirana nawe izo mpamvu bavuga ngo ibigeragezo ubwabyo ntabwo ari bibi kuko biradukuza bikatuyungurura umwana w'Imana akagaragara ko ashitse usomye mu Baheburayo muri Yakobo cyo cyambere umurongo wa mbere n'uwa kabiri birahari kugeragezwa kwanyu utera kwihangana kugatera byinshi mbese n'imbuto nyinshi noneho rero tuhasomye kugira ngo igende muri Yakobo igice cya mbere aravuga ngo bene data n'umurongo wa 2 mwemere ko ari ibyishimo rwose ni muguga gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe hano gatatu aravuga ngo mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoze umurimo wako mubone gutungana rwose mushitse mutabuzeho na gato uvuga ngo ni ingenzi rero ni urugendo iyo igizamo igomba kunyura hagati yacu n'Imana kugira ngo tubashe kwigera ari uko tuyitsinze ako pastor ko ntabwo radusubiza satani nyine we abahehe satani ni inzererezi dusomye muri Yobu igice cya mbere umurongo waho wa 6 ubwo abamarayika bazaga gushengerera Uwiteka satani nabaza hagati yabo Uwiteka baza satani ati satani uraturuka ite naturuka ku isi no kwizerera inzererezi none se abantu iyo bavuga ngo bagiye kuzimu gusa ahantu baba bagiye ni wenda niba ari kwa kuntu ariko abaje kuzimu nabo ntabwo imibiri irasigara ni ibitekerezo bijayo buryo ni ibitekerezo bijayo ntabwo ari umwuka baragenda bagira ngo baduhaye ubuhamya bagenda bagira mwumva umubiri ugasigara aho binjirira aho bavuze ngo haba hagomba kuba hari amazi cyangwa ari sibetiyera y'imva irimbi ni ukuvuga bagerayo umuntu asigara hejuru hakagenda umutima none se nagi kintu nibaza uko kuntu nyine niba umuntu koko umubiri urasigara ndabyumva ariko nibigenda bifite ahantu bijya yego ubwo bijya hehe nyine ni ukuvuga ngo kuko satani wari inzererezi ntabwo bijya hose bijya aho hari imyuka mibi bashobora kuba babisanga hejuru kuko ntabwo imyuka mibi yose iri kuzimu oya Bibiliya iratubwira mu Baefeso 12 umurongo mu Baefeso 6:12 aravuga ntabwo dukirana n'abafite umubiri n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru urumva ko bashobora kuba muri aho hantu ariko abantu benshi bazi ko satani ari ikuzimu gusa oya ni inzererezi mu kirere ageraho ku isi arahazerera kuko yashubije Imana ngo ndava ku isi no kwizera urumva ko ntaba hose ariko afite ubushobozi bwo kugera henshi ariko ntagerere icyarimwe twatanga urugero ushatse kumenya ngo yaba ari kuko abadayimoni ni ingabuzi ariko Yesu yasanze abantu bari batewe na dayimoni muri Matayo 8:38 barataka cyane bati duhure mwana w'Imana kumenye kutwica urupfu n'agashinyaguro gitaragera barataka cyane atarabageraho baravuga ngo watubabaruka twohereza amazi rangurube siko bamusabye isaravuga ngo mugende ingurube zari zifite amahoro muri famu yazo mugani burasi zarenganye amahoro abadayimoni bavuye mu bantu basimbukiye muri za ngurube kuko bafite umuvuduko usa ungana n'uw'umuriro nk'amashanyarazi babazigeze bo abantu babarakiza bahindutse bazima none za ngurube zo ziroha ku gacuri zigwa mu nyanja zigotorwa n'amazi yabaye satani afite ubushobozi bwo kubera hose icyarimwe yari kuguma muri abo bantu bakaje no muri izo ngurube kuko yabishakaga byo kubera hose icyarimwe menya atari ibyo nibyo nyine nashaka kugira ko atabera hose ni inzererezi
we yari yemereye. Mbese ubundi ko numva ngo araziritse ubu ngubu Abaziritse aya. Ibi yatubwira ngo igihe cyo kuboha ngo kumoma imyaka igihumbi kirangera. Imana yavuga ngo tuzimana na Yesu ku isi ngoma y'imyaka igihumbi Satani none habosho. Ariko Yesu yaburi maravuga ngo marayika umanutse afite umunyururu mu ntoki afata cyakiyo karakiboha. Nico gihe nyine tuzatugiye kwimana na Yesu y'imyaka igihumbi. Ubwo rero ijuru ribahe noneho rero ijuru ribahe. Dusubije kiriya kibazo, Imana yavuze ngo ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanje, muzanyubakira inzu ki? Yesu nawe akavuga ngo ubwo azaza ariho umwuka wera ngo azabana natwe kandi namwe kandi azatura muri mwe. Bisobanura ko ijuru ahubwo riba muri twe. Nico Yesu yasubije bariya bigisha bavuga ngo mbese azaturuka he? Azaturuka bati no ndimushakira ahantu ahubwo ni muri mwe. Ubwo muri mwe Yesu yashaka kuvuga mu buryo burije kumvikana, ariko ni mu mitima yanyitekereza. Mutekereze. Nanizo mpamvu uburuhukiro Yesu yavuze ko ari imitima yacu. No mu Baheburayo birahari ngo kuko abubahirije isabato ntabwo binjiye mu buruhukiro bw'Uwiteka, kuko babujijwe kubwinjiramo bitewe no kugira umutima uyinangiye utizeye. Imana irongera itoranya undi munsi ari bivugira mu kanwa ka Dawidi ngo nubwo ahise igihe kirekire y'amagambo yongeye kuvuga ngo uyu munsi nimwumva ijwi ry'Imana mwinangira imitima yanyu. Bisobanura ngo uburuhukiro bw'Imana uyishaka ishakira mu mutima. Noneho guhinduka k'umuntu kuko guturuka ku mutima, noneho Imana nibwo yitunga neza. Abashaka Imana rero ntabwo bishaka mu buryo geographique, ahubwo ugiye gushaka ntabwo abantu bashaka Imana, ahubwo abantu bamenye Imana barayigendana. N'abihishurira ibihishurira bari aho bari hose, mu rusengero irihishura, muri bisi irihishura, mu kirwa c'Ipatima nk'uko yihishuye, noneho no muri mu guhinga irihishura, n'uri gucuruza mu soko biterwa n'icerekezo yajanyeho umutima we. Kuko ari amasengesho yita prière de méditation, umuntu ashobora gusenga ari gucuruza. Ntabwo wamenya kuko ushobora gutandukanya umutima n'amaboko. Umuntu akaba ari guhinga ariko umutima uri gutekereza Imana. Nese pastor, hari ibintu nanjye ntekereza noneho ubwo ko tujya kutwumva ko hari abantu bagiye mu ijuru badapfuye, aribo tuzaganira nyine ni igicubaje tutarageraho tuzabisobanura neza. Abahamya babiri Eliya na Yobu kizabiga neza tubinonosore n'impamvu ki bagiye badapfuye bazagaruka gukora iki, ako tuzakavuga. Ari ingingo ya 10 twavuze. Okay. Ijuru rero, ijuru ahubwo ni muri twe. Utegura ijuru ayitegura yinonosoye. Ijambo ry'Imana muri Yohana ya mbere ibice 3:2 haravuga ngo bakundwa uko tuzasa ndi kurerekanwa. Ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, noneho tuzamureba uko ari. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneze nk'uko nawe aboneye. No kuvuga ngo ufite ibyiringiro yiboneza mu mutima. Ntabwo ijambo ry'Imana rivuga ngo ufite ibyiringiro agende. Rivuga ngo yiboneze. Waba mu cyumba cyawe wiboneze, waba uryamye ku buriri bwawe wiboneze, waba uryamye ku gitanda cyawe wiboneze, waba wicaye ku ntebe wiboneze, waba uri mu soko wiboneze, waba uri muri bisi wiboneze nk'uko na Kristo nawe aboneye. Icyo gihe noneho urasa nawe. Noneho mu yandi magambo no kuvuga ngo iyo umuntu akiranutse, iyo umuntu ntacaha mu mutima afite aba ari mu ijuru. Mu yandi magambo ubundi ari mu ijuru icyo kibura. Kuri kiriya murongo wanditse muri Petero ya 2 ibice 3:9 avuga ngo Imana ntitinza isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza ko iritinza, ahubwo itegereza yihanganye kugira ngo hatagira n'umwe warimbuka. Nuvuga ngo yigenzura imitima yacu igasanga hari abantu batari bareka ibyaha. Yagenzura rero ikabateka amenetse kuko nabo mbakeneye. Nico gusa kivuga ngo Imana ntabwo iritinza ahubwo n'ubwidukunda. Noneho bishatse kuvuga rero buriya byari ikintu ntekereza. Buriya Imana irekera umuntu yaba nabyita ubujiji bwe kwa kundi kujya kwishakira mu mazi, kujya kwishakiraho ayishakira hose, yo yirebera ku mutima. Irera ku mutima ushobora kuja mu mazi ukiranuka kwemera. Kuko mu mahanga yose ukora ibyo kumukiranuka wese Imana iramwemera, ntireba ahagaze. N'uri mu mugeza yishaka akaba kiranuka, hawe yahemukiye nta kibazo.
ubuyobe ariko ubuyobe bushaka Imana kandi burya Imana ikurikije ubumenyi bw'abantu twese twaba turi mu bwo buyobe sinzi ko cy'amadini ari igihumbi ntibumva Imana kimwe kandi bayikunda kandi bose basoma Bibiliya nyine nanjye ubundi umva ikibazo njya nibaza nako iyo ni indi deba yazaba yo kumenya impamvu ariko ni kuki abo bantu kubera iki abantu basoma Bibiliya yera bose ibi yose hakaba amadini arenga igihumbi wenda ku isi simbiza yararenga cyane sibyo yose asoma Bibiliya imwe wenda n'ubishaka by'icyongereza abasoma Bibiliya imwe barenga igihumbi hari amadini atemera Bibiliya ariko abayemera barenga igihumbi nyine noneho nkibaza kubera iki noneho habaho imyumvire itandukanye y'Imana kwigaragaza ko Imana gutangiye ice gito usomye mu Bakorinto wa mbere ibice 13:9 aravuga ngo buryo duhanuraho gake niyo tumenyaho gake ariko ubutanumva tuzaba dufite Bibiliya tukazabiriza tumusomera noneho pastor mu avuga Korinto wa mbere ibice 13:9 aravuga ngo tumenyaho gake kandi tugahanuraho gake ariko mu gihe gishitse kizaza ngo kumenya kuzuzura urumva ko Imana ntabwo yadusigiye kumenya kungana n'ukwayo yaduhaye kumenya nk'abantu nuko kumenya yaduhaye zo mva muri theology no mu buryo bwa siyanse twemera sifere 3 ibice 3 hari ikintu bita theology personnelle theology yawe ubwo ukuryo wumva Imana akaba no theology revere uko abantu bahishurirwa iyo Mana akaba na theology abusori aho abahishurirwa n'aberekwa batagera ya indi y'Imana nyine Imana yihariye aho abahishurirwa n'aberekwa n'abasoma batagera Bibiliya rero intandaro yo gutandukana yo ni ndende kubera abantu batayisoma ngo birangize cy'ishambi kandi Bibiliya igira ukuri kumwe ari ukwirangije burya ntiyigira ukuri kumwe naho kurusosoye ukaguterura isolation akaverso kakayizoro kagakura mu ndo kagira verite biblique yose ariko hari bene wacu njya numva batandukanye nabo b'amadini atandukanye bagenda bagafatamo nka verse imwe ugasanga nyine itorero batarebye ibindi bikurikira conteste yandi andi maverse cabivugaho kuri uwo none se ubuse hari ababa barayisomye bakayirangiza ariko n'ubundi ntibumve ibintu kimwe ashobora kuyisoma akayirangiza ariko atari umukristo arishaka kugira kumenya ibiri nese abisilamu ntibayirangiza kuko ndavuga nyine ku bakristo ku bakristo batabyumva kimwe kandi bose bayisoma n'abatayumva kimwe arigihe bayirangiza ariko atari abakristo kuko kuyisoma ukayirangiza ntibisobanura noneho pastor tugaruke ngo Imana niyo somo twarimo tuvuga ngo noneho se Imana dusenga ibahe wari mutubwira yuko ngo Imana ubundi umuntu akiranuse ko iba ibimutuyemo niryo juru niyo mpamvu ngo nuze gombye kubakira urusengero Imana mo nuzeye Dawidi Imana namo ngo sinigeze ntura mu manuzeye ati mu mahema bawati we nabo wabona inzu wanyubakira oyacu yabwiraga Abisirayeli muri rusange wari mutubwira yuko ubundi ijuru ubundi nyezi nahantu rituye ari mu mutima iyo umutima utunganye umutima nta caha kirimu uyu mutima aba ari juru niyo mpamvu Bibiliya ivuga yuko ivuga Paulo ngo yigeze kuvuga Imana muri Paulo yavuze ngo uzasenya ngo urusengero ngo Imana ngo izarusa kuko Imana iba mu mutima yego ara mu Bakorinto ba mbere bice 3:19 yego ibice 6:16 birahari yego imibiri yacu ari urusengero rw'Uwiteka yego ngaho Imana iba nayo iby'urusengero rwa Dawidi cyatumye Imana irwirengagiza nuko Abisirayeli bari barashize amaso yabo ku rusengero gusa bakanirwa gushaka Imana bagashira amaso ku rusengero none wese agiye kujya mu ijoro abagira ati igihe kirageze kandi kirasoye ubwo abantu batazagira gushakira data ku musozi nk'uko mubyibwira cyangwa Yerusalemu ahubwo Imana ni umwuka n'abayisenga bagomba kwisengera mu mwuka no mu kuri noneho rero aho muvuze ko imibiri yacu ari urusengero rw'Uwiteka izo mpamvu Imana yabwiye Abisirayeli ngo muzanyubakira inzuki inzu naturamo nkayibamo niyihe kurikije kwizera kwanyu uko kugoramye nababamo nico shakaga urusengero rero Imana yavugagayo ni imibiri yacu kuko ituye muri twe ibana natwe akaba ari bwo buturo bwayo noneho Yesu mu byahishuwe ibice 3:21 aravuga ngo uzanesha wese
niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye naneshe nkicarana na data ku ntebe ye. Ni ukuvuga ngo uzaba umaze kunesha, ubwo icyo gihe hazaba kwishura kugira ngo ry'Imana tuzabigeraho uko Yerusalemu nshya izamanuka. Hazaba kwishura noneho turebe Yesu uko tutamurebaga, turebe Imana uko tutayirebaga, kuko avuze ngo uzanesha azicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye naneshe nkicarana nawe. Ubu Yesu yicaranye n'Imana. Uzanesha wese rero azicarana nawe nk'uko nawe yicaranye na se, noneho tubarebe turi kumwe nabo. Ako n'ubundi yahoze yicaranye nayo atarava mu ijuru, atarareka kamero k'Imana. Aje mu isi rero yari yasize ubwiza bw'ico gihe. Amaze gusiga ubwiza kugira ngo yuzuze igikorwa cyo gucungura, agira ishusho y'umuntu nk'utari omonipreza. Ese ubwo ari ikintu nibaza pastor, niba Yesu yaraturutse mu ijuru akareka kamero k'Imana akanga guhwana nayo akaza kuri ino si, byari gushoboka wenda yuko anabyihorera. None kuba yaraje tuvuge wenda ntibyabaye, ariko iyo misiyo yamuzanye iyo itaza gushoboka, iyo ataza kuyikora ngo ayitsinde wenda n'urugero, ubwo yari gusubira mu ijuru. Ya Bibiliya ivuga ko cyari igihe cyo kurimbuka kwacu twese. Imana imaze kuzimukwa ngo tuveho. Ubwo Imana igahita iguma muri rya juru ryayo yonyine. Ntiyahoze si nta kibazo yari ifite, ahubwo twari tugeze igihe cyo kurimbuka twese. Nizo mpamvu gucungura kwa Yesu kuri bose, atari umuntu ngabo kuri bose. Nuko twese isi yari maze kwizinukwa, kurya Imana yarakarije bamugiye kurimbuza isi amaze karokoramo abishaka. Ubundi Imana yigeze kurakarira Abisirayeli mu butayu, ibwira Mose ngo ndeka uburakari bwanje bubagurumanire. Nukuva 32 ku murongo wa 6 kugeza 13. Ndeka uburakari bwanje bugurumane kuri aba bantu ko ndababonye n'ubwoko butagonda ijose birebeye ikimasa. Imana Mose aratakamba ati nyabuna babarira. Kubera abantu rero bakurikira cyane, bazakurikira wenda nk'ibi biganiro bitewe n'ukuntu abarema abanyabwenge benshi, abantu batandukanye. Ndumva ubutaha wenda nka gutya turi batatu wenda nubwo nta batari kutureba kuri kamera, wenda igihe wenda tuzaba turimo kubaza mwene data wenda azajya bafite Bibiliya kugira ngo aze kugufasha ahita gusomera ba bantu wenda batazaba bavuga ngo ni imirongo uvana mu mutwe nabyo kugira ngo usome kugira ngo banyomoze. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe cyo kurimbuka ko cyari kigeze. None se pastor rero Yesu aritanga. Nta kundi kwitanga byari gushoboka, nuko kwari ukwikorera ibyaha by'abari barabikoze, by'abari mu isi bose. Arabambwa, bisa n'ibibambwe birabambwa turatsindishirizwa. Ubwo rero dusigara turi abakiranutsi ku Mana, dono tusigaye tugiye cyo kurwana n'ingaruka y'icyaha. Basi wewe mwatubwira yuko Imana ahantu iba noneho lokalization ya Imana iba ari mu mutima. None se kuna tubwiye yuko ngo Yesu yavuye mu ijuru ngo aramanuka, yamanutse yavuye mu mutima amanuka aja hehe? Oya ni dispensation nabisobanuye. Yego. Kuko nababwiye ko mu isaro rya kera ntabwo Imana bayishakiraga hose, nabisobanuye. Uziko Mose yaja ku musozi kugira ngo abone avugane nayo. Yego. Ariko yo ikabibizi kwiba hose, ariko ikaba yararokarije ahantu bagomba kuyisa bitewe n'imyizerere yabo n'imyumvire y'icyo gihe. Bakagira n'urusengero yabonekagamo. Abajaga mu hema ry'ibonanuzo ku mutambyi yagendaga kugira ngo azane igisubizo. Ntabwo abinyuma babonaga igisubizo nubwo bakiranuka gute. Ariko hari ahantu ibyo rero nibyo Yesu yavuga ngo mukuri imyizerere yanyaho hantu. Mu gihe gito umwuka yaragiye kubamanukira, none mu byaremwe bisha ni mu bya bwa kabiri azabaturamo, kuko Imana itura mu mutima wa bya bwa kabiri. None se pase kuvuze ngo umwuka aramanuka, umwuka ngo aramanuka, watubwiye yuko ijuru hano umwe usobanura isomo rivuga ngo ijuru riba hehe? Yego. Watubwiye yuko ijuru ahantu rituye ari mu mutima. None ko se Bibiliya ivuga ngo umwuka aramanuka. Yego nyine. Icyo noneho Bibiliya ikavuga ngo Yesu aramanuka. Urumva yavuye hejuru. Yumva arafite ahantu yavuye hejuru. Muri rya juru. Aravuga ahantu ijuru. Ko umva nibavuze ngo aramanuka, no kuvuga ngo ijuru riri hejuru. Urumva ko ndavyumva nuko ijuru riri hejuru. Ari hoteli. Imana itanga imyumvire ingana natwe. Ibyo nashatse gusobanura. Imana iramanuka ikareba imyumvire y'abantu bakumva. Akaba ari ikoresha. Noneho kumanuka kugira ngo twumve ko ituruta kwanza iraho tutagera.
ariko ijambo ry'Imana muri rusange rikemera kwiba hose kandi ibyo byo turabyemera kandi nibyo twizeye kuko abanyamerika bayishaka bari iwabo bakayibona twayishaka turino tukayibona ku buryo localisation mu by'ukuri atari ahantu ahubwo nanjye ubwo ikintu nanjye numva wamugani hari ahantu hejuru y'ayo majuru yose hahandi Imana iba Imana ibinari ariko ikoresheje bwa bushobozi bwayo ikahaberaho cyane ikaba hose icyarimwe muri bwa bushobozi bwayo ariko ikaba ifite ahantu wa mwuka waturutse na Yesu yaturutse imvugo y'Imana niyo natsobaneye mbere kugira ngo mutarebe ukundi kuntu navuze ngo ijuru ni ikintu kiruta byose kitakiri geographique hari ijuru geographique ureba hejuru ariko hari n'ijuru gusumba byose byonyine byitwa ijuru iyo tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru tuba turi gusobanura ngo data wa twese usumba byose ukuvuga ntago ari ijuru geographique ntari geographique kuko umuntu gusumba ubundi abakuru tuburebure yego muri ya myumvire yacu kugira ngo tubyumve bitwinjiremo muri hermeneutique tuzakora ikiganiro mbabwira amagambo Imana ikoresha kugira ngo ayo magambo angane natwe nkuko bavuga ngo iki byago nta handi biturutse ni ukuboko k'Uwiteka kubikoze ariko Imana itakoresheje ukuboko ariko kugira ngo abantu kuko bazi ukuboko cyangwa bazi inkoni ngwini inkoni y'Imana Imana ifata inkoni igakubita ese ngareka tuvugisha kuri wa mugani pastor igihe Mose yavugaga ngashaka kureba Imana ariko ubundi kuhora umbaza ukantuma nkagenda ubundi wowe nabwirwa n'iki ndi kubwirwa nande buriya kuriya yiyeretse Mose bura nako ntago ari kwira ahubwo no kugira ngo Mose abyumve gutya ya Mose kubera yarabaye umushumba ico wabayemo ni kimana mutuma ariko yabamushumba igihe kirekire Mose imyaka 40 kwa Yetro yari afite inkoni none Imana batereka mbere ku nkoni azi birumvikana vuba ndavuga hahandi Imana ivuga ngo imwiyereka niba yari mwiyeretse niba ari mu bitugu yego bishatse kuvuga se ubwo Imana yabaga yavuye muri rya juru hahandi Imana ntahija wikwereka agacishaka kandi aho uri hose gakwiyereka ariko akwereka akwishaka ariko ndavuga muri hermeneutique mu mikoranire y'Imana n'abantu ikoresha cyane ikintu kiri familie mu bintu usanzwe uzi ubundi mu yandi magambo Imana ikoresha umuntu kwari iyo umuntu akunda kurakara niyo ahanura ajugunya abantu hanze kuko muri bafite na kamere muri iyo umuntu atuje Imana imukoresha atuje Imana arikoresha umuntu ukwari nibyo nasobanurira abantu uko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cyangwa yanditswe mu ijuru none bagira nti Imana ntikeneye igitabo ariko abantu bajijutse bumva liste kuko liste ikorwa ku rupapuro none nibumva liste barabibona koko nimero 1 nimero 2 ariko twumva yuko hazaza igitabo kikamumburwa ndikubabwira bagasoma ko Imana itazakenera igitabo kuko iratuzi uko turi kose kuvuga ngo wowe ntabwo ari ibintu byo kugira ngo yandike bishatse kuvuga ngo iyo haba hatarigeze habaho gusoma n'ibitabo Imana ari kuvuga yuko nyine abantu ibazi mu mutwe yabafashe mu mutwe ariko ko habaye igitabo kandi abantu benshi Yesu akabazagaruka bazi gusoma yakoresheje liste bumva babaye ku ishuri abateka karumvikana liste ijuru rero riba muri twe Yesu amaze kuvuga ngo uzanesha azicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje naneshe ngicarana na data isobanura ngo ntabwo ari uko yanesheje ngo azamuke ubwo yicaranye na se kuko Imana yamwihishuriye natwe rero abazanesha kuko ari kumwe natwe azatwihishurira hanari noneho rero twicarane nawe ariko ryitwa ijuru kuko rizaba risumba byose twambaye ubwiza tudafite kuja mu ijuru no kwambara ubwiza udafite abasaduko nicyo gihe bamubazaga bati none tuzaja mu ijuru koko nk'umuntu wagize ibyago agapfakara akongera akarongora akongera agapfakara akarongora none ko buri wese azamenyuwe igihe uzaba warapfakaye ukarongora 3 cyangwa 4 cyangwa 5 yagejeje kuri 7 kandi nabyo birashoboka biterwa n'impanuka zihura nazo kandi mu ijuru abantu bakaba ari abakiranutse bakazuka buri wese kwazumva ashaka kuganira n'umugabo we
niko pasiteri dukiri ngaho niho babiganiriye niko pasiteri dukiri kuri isomo nyene warimo batubwira yuko urimo tubwira ijuru riba hehe none se ko hari ahandi bibiri ivuga ngo Eliya enoze ngo Enoke arazamuka Imana iramujana none hari bavuga ngo Yesu ari ku musozi wa Rayono ngo azamuka hejuru noneho arabaseza none se yazamutse muri wa mutima utunganye oya izazamutse imbere y'umunsi wa Pentecote kandi nababwiye ko Imana yatuye mu mitima ku munsi wa Pentecote kuko umwuka wera hose kandi nawe akaba ari uw'Imana none yiyerekana muri twe noneho ikivuze noneho hari ikintu uvuze ko mu isezerano rya kera mwari magabo byumvikana uvuga mu isezerano rya kera yari ifite ahantu yari iri noneho yabaga hose Bibiliya tubwira ko yabaga hose ico gihe ariko ikagira aho yigaragariza abantu bitewe n'icyo gihe n'imyumvire y'abantu noneho kuri Pentecote hose ariko ntiyiyerekane hose uretse mu rusengero no ku musozi noneho kuri Pentecote tubwiyeho kuri Pentecote ariho yaje bamurito noneho ijuru riraza ritura hehe muri twe yacu umve kare ntiryari mu mitima kuko urebye umwisiro ryari mu mitima ahubwo umwuka wera yazaga nka sekuru agasubirayo yaza rimwe nyine akaba mu mutima gato yagahita nk'ikigendera oya ntibazaga mu mutima yarazaga akora imirimo ikunaniye kakuri aba ngo Samuel amaze gusuka amavuta kuri Dawidi umwuka wera ahera ko ico gihamuzaho cyane ariko yamara kurwana intambara akongera akabuka kuko Yesu atari yakaje noneho ngo nagenda avuge ngo wa mwuka wera yadusezeranye wa undi wajya gusa gake uzaga utabara gasubira akawugera akabura none ijambo ry'Imana mu bacamanza 14:6 aravuga ngo nani Samusoni ahuye n'umugunzi w'intare ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera muzaho cyane ntabwo avuze ngo amuzamo cyane amuzaho cyane kugira ngo amufashe kurwanya ya ntara yitsinde ariko amaze kugenda bamunogora amaso none se umuntu wafashe intara akakaniga nk'akana cyene kandi ari umugunzi w'intare abantu bari kumunogora amaso acecetse urumva igihe yabaga kirimo umwuka wera yazaga imigozi yarayicagaguraga nk'imigwegwe ariko umwuka wera amaze kumuvaho none bamutera umwuka wera atakihari bamunogora amaso urakoze pasiteri twenda kugera ku musozo w'iki kiganiro Imana iba hehe warimo tubwira yuko Imana iba mu mutima ugiye gusoza utubwira akantu wakongeraho cyangwa inama wagira abantu bari bafite imitekerereze abantu bafite imitekerereze itandukanye bamwe bavuga ati Imana iba mu ijuru bavuga ati ni hejuru hariya ugira inama ugende noneho ariko tubwiye abantu bamwe kwikera gusenga everyday cyangwa ari ubwa mbere ufunguye gusenga everyday tugusaba gukanda subscribe ukore share ukore like Imana ibahumugisha cyane icyo twasoza tubwira bene data badukurikira kuri channel yacu gusenga everyday nuko abashaka Imana bagomba kuba bayigendana batayishakira ahantu ntabwo kuja gushakira Imana ku musozi ari icaha ntinabyanga ubwo umutekano wabo ariko ngiye kugira ngo mbasabe muhindura imvugo mwe kuja muvuga ngo mushagiye gushakira Imana ku musozi ahubwo mugiye kuganira n'Imana kuri uwo musozi kuko umukristo w'Imana yaganiriza nuyigendana subishaka kandi ntabwo ari ubwacu dushaka Imana kuko amategeko yo gushaka Imana aba mu dini ntaba mu itorero mwitorero Imana mwidorero Imana iratwihishurira ariko idini na amategeko uruhurirane tw'amategeko yubakwa n'abantu kugira ngo abahe inzira n'icerekezo cyo gushaka Imana pastor ahubwo ugena bizabidusobanurira itorero ni dini Paulo akiri Sawuli yari umunyedini ariko inyangamugayo mu dini ry'abafarisayo amategeko kwari kuja gushikira abagana inzira ya Yesu i Damasiko bakabazana Yerusalemu ngo biyicwe ariko umucura mutungura none se yaragiye gushaka Imana uya yarafite amategeko y'idini ye yubahiriza yujuje ariko Imana iramushaka nizo mpamvu ku bakristo bukuri noneho Imana irabihishurira itorero rero ni ubugingo itorero ni Imana yihishurira umuntu na idini n'abantu bashaka Imana noneho rero babandi bashaka Imana bakiye amategeko ni bavuga ngo tuzayibona ari uko tugeze muri Kongo ariko bigenze gutya na gutya tuzayibona ari uko ntabwo Imana abantu bayibona ari uko bagenjeje batya ahubwo Imana bayibona ari uko biyejeje mu mitima yabo rero ufite ibyo byiringiro ngo yiboneze nkuko na Kristo nawe aboneye ni ikireba umutima
Imana iguhugisha pasiteri wasoza utanga nimero abagushaka bakubona gute abagushaka kuri WhatsApp bakubona gute abagushaka ku telefone kuguhamagara bashaka kukubaza neza iri somo urimo urigisha utubwiye Imana ibahe canke bafite nibindi bakubaza bakubonera he bemeye neza ko Imana iba mu mitima yabera ndabagira inama kugira ngo baje bakurikirana inyigisho zacu zihoraho kuri no gusenga everyday hari nimero ya telefone ya WhatsApp ni 078 669 subiremo 078 669 ariko hari na telefone igendanwa nko wabagize ikibazo c'imyumvire yampamagara kuri 078 407035 078 Imana ibaho umugisha tumenye aho ijuru riba ijuru rishakirwa muri twe ijuru rishakirwa mu kwiyeza imitima yacu ubwo tukaba turyicayemo mu izina rya Yesu amen. Binasobanuye ko iki ngiki ari cyo cyari ni igice cya mbere mu bice 13 uzatwigisha. Ni igice cya mbere mu bice 13. Murakoze cyane. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.